aha rero uwitwa umukire w'umumiliyoneri niwe twongeye kumanukaho ngo turebe ukuntu ibintu bimeze. Uwitwa Alice byakomeje kugorana. Alice yafashe umwanzuro awufashe noneho awufata mu gihe bari barimo kuba batamwumva, ariko we afata umwanzuro ukomeye. Rero twabonye ushize uwitwa Alice afata umwanzuro yuko ajya gusanga umukunzi we Cedric akaba yamubwira ati nerinda kuko ndimo kubona ariyo nzira yonyine ishoboka yuko dushobora kuba twabana. Rero ibyo byose twabibonye, iwabo bamushatse bamubuze. Papa we noneho atangira guhangayika, bya bindi bavuga ngo nyine akenshi umuntu akubwira neza, ariko ni kenshi uwitwa Alice yegereye papa wamubwira ati gutya na gutya, amubwira ibintu neza kuba yabumva we na Cedric, ariko ntiyabumva kugeza uwitwa Alice yafashe umwanzuro wo kujya kuba yakiteresha inda kwa Cedric kugira ngo iwabo babe babasha kumwumva. Rero twabonye witwa Dani yegera Cedric, barimo kuganira, arimo kumuganiriza ku by'akazi. Arangije aramubwira ati rero Cedric, ndagira ngo nkubaze n'akandi kantu kamwe, ati kugeza ubu ngubu twabuze Alice twamubuze, ntabwo tugeze mushiki wanjye Gihozo yamushakishije aramubura hose, turamubura ati rero ndagira ngo nkubaze, ese bimeze bite ko Alice twamubuze, bimeze bite? Undi aramubwira ati rero Alice ntabwo rero yigeze aca ku ruhande cyane. yahise amubwira ati rero Alice ntugire ikibazo rwose, ari hano turi kumwe, nyine ari mu rugo, yari afite udustress. Ntabwo ugeze amubwira ko Alice yamubwiye yuko urumva ibyo ngibyo ni iby'abantu bakundana. yamubwira ati Alice ntugire ubwoba, turi kumwe, ati nta kibazo gihari, ati kandi ikindi nyine mbikubwiye nyine nk'umugabo ku mugabo, nizere ko nta muntu wabibwira. n'uwitwa Dani aramubwira ati okay, ndabyizeye, noneho ubwo muri kumwe nta n'uwo nabibwira rwose. ati ubwo Alice ari aho ngaho atekanye, ameze neza, ndabizi neza ko iyo muri kumwe aba ameze neza. Rero ndumva nta kibazo na kimwe kibiri buvemo ubwo muri kumwe. aho ngaho rero nuza Cedric ahita amubwira ati rero nizere ko nawe ntagire umuntu uza kubibwira. Twavuye turangije duze twibonera uwitwa Aria ahamagaye kuri telefone, arimo kubabwira ati se akazi mwakarangije? Baramubwira ati rero akazi ntabwo turakarangiza kuko Alice twamubuze. ati Alice mwamubuze? ati rero ejo mu gitondo muzazinduke mujye kumushaka paka ejo tuzarare turangije ako kazi. Witwa Alice nawe tumuvane ku ikarita y'isi. uwo ni Aria nyiri bikorwa bibi byose birimo kuba muri kano kanya. Rero aho ngaho twavuye turangije twibonera uwitwa Gihozo yari yicaranye, yagiye kuvugana na Trisha. aramubwira ati ubu ngubu Trisha manager wanjye, nje kubwira ibintu kuko mbabaye, ndababaye cyane kuko aka kanya mukuru wanjye twaramubuze, hashize ukwezi. rero hashize ukwezi uwitwa Alice yaragiye, bisa nkaho arimo kwibanira n'uwitwa Cedric ko mu ibanga rikomeye cyane, ariko iwabo nta n'umwe ubizi. niyo mpamvu uwitwa Gihozo arimo kubabwira Trisha ati ndimo kubona Cedric nta kibazo afite, adahangayitse kandi ari umuntu bakundanaga, atiho ndahangayitse, rero sinzi ukuntu ndi bubigenze, njye kugenda njye kubaza Cedric ahantu Alice yaba yari, kuko simbizi, kuko sinimo kwibaza impamvu Cedric atarimo guhangayika. Arangije aragenda ahita yegera Cedric aramubwira ati rero Cedric mfite ikibazo. ubwo ni Gihozo aramubwira ati rero ndagira ngo nkubwire yuko rwose kubura kwa mukuru wanjye ariwe mukunzi wawe rwose, sinzi impamvu we ndimo kubona bitaguhangayikishije. ndamubwira ati ariko Giho, ibyo bintu birampangayikishije. mwibuke ko impamvu ataba ndimo gushaka kubibwira Gihozo nuko Gihozo nyine nabanga nyine agira, yahita agenda nyine akabivuga. ati rero muri kano kanya, ati nawe ndahangayitse, ati urabizi ko njye nashyiraho amafaranga kugira ngo bashakishe umuntu witwa Alice, ngenda nkubitaho amafaranga kugira ngo bashakishe umuntu witwa Alice. urabizi ko njye muntu umukunda, ndamukunda cyane ku buryo nashobora gutuza namubonye. ndamubwira ati ariko nyine kuki se nabona uhangayitse nka mbere? ati impamvu tutabona mpangayitse nka mbere nuko tutakibana.
ati ubu ngubu urahangayika ku bwawe nanjye nkahangayika ku bwanjye. Ariko nyine ubona sidasanye we atamubwiza ukuri. Aho ngaho naho twavuye turangije tubona papa wa Dani ari kumwe na Dani ariko kumwe ate ko Dani na nungu ntago uramenya ahantu mushiki wawe ari. Ndamubwira ati rero papa sinkubeshye ahantu Alice rwose ari simazi. Mwiga ko Dani awe azi ahantu Alice ari, azi ko ari kwa Cedric. Ati rero ahantu Alice ari simazi rwose, ati ahubwo nyine sinzi ukuntu Alice yagiye ko akaba mundi yaragendaga akagaruka ariko sinzi impamvu haciyeho uku kwezi kose ataragaruka. Undi aramubwira ati rero papa Dani aramubwira ati rero ati nubwo nananiwe kubwira mama wanyu, nanabuze ukuntu ndi bubwire mama wanyu. Undi aramubwira ati rero ugomba kuyibwira mama nyine kugira ngo nawe hato atazavuga ngo hari ibintu twamwihishe. Hashize akanya rero duhita tubona Alice ahamagara mama we, aramubwira ati mama ati nsigaye mbana n'umukunzi wanjye, ati kubera utubazo twabaga mu rugo nsigaye nibanira, nagiye kuba ngiye ku mukunzi wanjye, ati icyo nakubwira ni uko n'aka kanya rwose ndatwite, ati ariko uhumure ngiye no gukora ubukwe, ndimo gupanga ubukwe, ati kandi ntagire umuntu uza kubibwira. Aho ngaho tumara kuhava twahise tubona uwitwa papa Alice ahamagara kuri telefone. Yahamagaye kuri telefone, ahamagara umugore we cyangwa nyine mama Alice, aramubwira ati umwana wawe twaramubuze, ati none ibintu ngiye kukubwira birakomeye, umwana wawe twaramubuze, Alice twaramubuze. Mama we rero yese arakara cyane amubwira nabi, ariko mwibuke yuko impamvu ya byose nuko Alice yamubwiye ati ntagire ibintu uza kubwira bari abantu, ndashaka kuzajyayo mbatunguye babona n'inda yanjye ari nkuru. Rero ntabwo gize amubwira yuko yavuganye na Alice. Ako kanya papa Dani yahise ahamagara Dani, aramubwira ati garuka hano muri salo umubwire ati umaze kuvugana na mama wawe, ati ariko amereye nabi, ati kuba nararitse umwana akagenda, kuba naragize ute, ati kuba nta kintu ndimo gukora. Ndamubwira ati nyine ni ibintu byumvikana nk'umubyeyi, ntabwo ibyo bintu nyine yabyumva. Aho ngaho nyine ubona nyine bisa nkaho bahangayitse, aravuga ati ariko njyewe uriya musore ntabwo mwizeye. Ubwo rero kuvuga Cedric, ati ntabwo Cedric mwizeye. Ngo ni papa Dani warimo kubivuga, ati Cedric ntabwo mwizeye. Rero urumva biragoye cyane. Undi arangije amubwira ati ariko Cedric nyine kisaga nkaho nta kintu amubwiye. Aho ngaho twaba twongeye twibonera umuntu w'umugabo uzavuga ngo ishene ndayiciye, ati nta shene idacika. Mwibuke hano mbibutse, hari umuntu bigeze kuvuga ngo sinibuke izina rye nimba ari Shafi, bavuga ngo yaragize ngo yari umuntu nawe w'umugome mubi bari barafunze. Ari Dani wari urimo kubivuganaho na musaza we na mushiki we Alice. Ese uyu nguyu uje we agiye gukorera iki Alice, ko nzi ko nawe ashobora kuba aje nawe atari umuntu mwiza. Mu byibuke bavuga ngo ko hari umuntu mubi witwaga gutya na gutya bafunze, ashobora kuba ari we uje uyu muntu bafunguye. Rero icyo nakubwira ni ugukanda subscribe kugira ngo dukomeze turebe, umwibutsa no gukanda like, share na comment kugira ngo ujye ubona ibintu uganiro byacu ko bwije uko bukeye. Mukomeze mugire ibihe byiza.